gukoresha rosemary. Urayibona, urabifata ukabanza ukabyanika ukabireka bikuma. Sinzi ko muri kubibona hano muri video, uri kubona ko byumye. Iyi ni rosemary cyangwa te ndende niko bajya bayita. Te rosemary abantu benshi barayizi, kirungo cyo dukoresha mu cyayi kugira abantu bagiteka kirahumura neza cyane. Uyu munsi rero niyo ngiye gukoresha. Karibu ikaze kuri channel yacu Esther's Hobbies. Turabakunda, nishimira kubana namwe, nishimira kuganira namwe. Impamvu nkunda kuganira namwe, nkunda kumenya utuntu dushyashya, nkunda kumenya ikintu gishya mu buzima bwanjye, nkunda gusoma ibitabo, nkunda mbese ahantu nakura ikindi kintu narenze. Ibyo bintu ndabikunda cyane. Nkunda gusoma ibitabo, akenshi wasangaga muri library aho nagiye niga ibitabo byinshi cyane birimo inkuru, birimo utuntu dushya, mbese cyane n'ibijyanye n'ibyo nigaga ukame nabaga narabisoma. Nakundaga kuba muri library, nkunda gusoma. Rero nkunda ko iyo umenya ikintu gishyashya, iyo hari akantu gashyashya amenye, si uko wenda abandi batakazi, ariko mba numva hari undi nawe utarukazi nk'uko nanjye nako narinzi. Hari ibyo mba naramenye mbere, si uko ibyo ndi kubabwira ubu ngubu mbimenya aka kanya, ariko nafashe umwanya numva ko ngomba kuzagira igihe nkajya nsangiza abantu batandukanye ibintu byose mba naramenye. Uyu munsi rero ushobora kuba uri kubona ibintu biri imbere yanjye ukibaza uti uyu munsi noneho Esther agiye kutubwira iki? Esther uyu munsi ngiye kubigisha ibanga ry'uko wahumuza firigo yawe. Akenshi iyo ukinguye umuryango w'urugi rwa firigo, ntabwo bivuze siko bihora, ariko hari igihe uba utaheruka kuyihanagura, cyangwa hakaba hari ikintu washyizemo ukibagirwa kikaba cyakwangirikiramo, wakingura nk'urugi ukahita wumva impumuro itari nziza muri firigo yawe. Ngiye kukwereka rero uburyo wakora ugahumuza firigo yawe ugatandukana n'impumuro mbi. Ikintu cya mbere ugomba gukora, shaka herbs, spices cyangwa bino byatsi dukunda kwita ibirungo by'icyayi. Ushaka ibifite impumuro ukunda, ushobora gushaka umwenya, za rosemary, za thyme, za se birahumura, utundi za mante, mu cyayi, mbese impumuro ukunda nicyo cyatsi ushobora gukoresha. Hano ngiye gukoresha rosemary. Urayibona, urabifata ukabanza ukabyanika ukabireka bikuma. Sinzi ko muri kubibona hano muri video, uri kubona ko byumye. Iyi ni rosemary cyangwa te ndende niko bajya bayita. Rosemary abantu benshi barayizi, kirungo cyo dukoresha mu cyayi kugira abantu bagiteka kirahumura neza cyane. Uyu munsi rero niyo ngiye gukoresha ibindi bitandukanye ukunda bihumura, ukunda ukabyumisha. Urabona bino biruma na bino bigo turakire bibiri. Ikindi turi bukenere mino eswito cyangwa paper towel. Urakafata, mfashe gake ko ngiye kubereka gatoya, ukagafata ugashyiramo byatsi byawe byumye ushaka ko bihumura. Hano turagafashe, dushyizemo bya byatsi, noneho agakizaho byinshi. Ushaka gukora byinshi wakoresha waca eswito nini. Ahangaha wakazinga uburyo ubona bukoroheye. Ufite ukuri ugashyire muri firigo rwose karambitse gutya, ukagenda ukirambikiramo gutya. Nawereke n'ukundi kuntu ushobora kugakoresha.
ushaka kugafata ukagafunga gutya kwa kundi bajyaga bafunga umuntu acuruje umunyu, kwa kundi bajyaga bafunga umunyu wa 50, umunyu wa 20, urabibona hano hasi ukagafunga gutya ugashyiramo bya byatsi byawe namenetse urangiza ubanza hano imbere ukafungamo ugiye gufunga isambusa ugafunga ukahinduzamo neza ku buryo kitahambuka vuba. Kabaye byarangiye ukono akangaka ufite aho ugenda ukarambika gutya muri firigo nta kibazo. Mu rugi rwa firigo hari hatagira ubukonje bwinshi kugira ngo bitazasaza vuba, ukagenda ukarambikamo ukingura firigo yawe ukumva harahumuramo rosemary aho kugira ngo habe humuramo ibindi bintu byangiritse. Hari aho cyangwa ugasanga harahumuramo umucyacyayi, harahumuramo mate, icyo ushaka kuba washyizemo. Murabona rero ko atari ibintu bigoye, ni ibintu twakoresha, ibintu duhorana mu rugo, ni ibintu bidatwara umwanya munini, bisaba kugira gusa kuba ubizi. Bayi rero nimba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kugira ngo twuzuze abasubscribers 1000 nibura vuba vuba byihuse. Kandi nimba nawe warakoze subscribe, kanda kuri like, uduhe na comment, utubwire ikintu wifuza ko twazakubwiraho muri video yacu ubutaha. Bye bye rero, ndabakunda bafite hano ku mutima.